Hello friend, muri iyi video ngiye kuba nakwereka uburyo ki wakoresha Stake VPN bitagusabye fayiro. Ngiye kuba nakwereka kode wakoresha kugira ngo uyikoreshe nta fayiro. Ndabizi kubona fayiro ya Stake VPN biba bigoye kugira ngo ubone umuntu uyifite ayiguhereze, ariko ngiye kuba nakwereka kode wakwifashisha kugira ngo iyo Stake VPN ibanze gukora. Mbere yuko ntangira rero ndagira ngo manze nkubwire ko uburyo ngiye kukwereka, niba udafite simukadi ya 073 ntago biri bukunde. Okay, ubwo iryo ryari itangazo banje kuba nabagezaho. Ubwo izindi simukadi ntago bikunda uretse simukadi ya 073. Okay, niba uri mushya rero kuri iyi channel kanda subscribe ndetse urayikinge iyi video ndetse uyisharinge abantu b'inshuti zawe. Abantu mutazi gukanda subscribe rero kanda kora ku kajambo kanditseho uti subscribe, ubundi ugahita ukanda n'ahandi handitse like ubundi ukikomereza. Okay, rero turagenda dutangira. Urajya muri application yawe ya Stake VPN nk'ibisanzwe, urayikingaho nk'ibisanzwe gutya. Nurangiza urategereza nyine gatoya. Nurangiza hano urahita ukanda hano hantu handitse no gutya, akirike nk'ibisanzwe. Mbere na mbere rero ikintu uraza guhita ukora, uraza ukanda hano hejuru hano gutya, akirikeho gutya. Nurangiza ukanda hano hantu handitse uti custom setting. Gutya iyi ni step ya mbere bagejejeho. Indi step rero uraza ujye hano haraguru hano gutya, nurangiza ukande. Nurangiza kugera hano uraza uhitemo hano handitse uti custom setting. Guys, nizere ko iyi video wamaje kuyirayikinga. Wakirika gutya nk'ibisanzwe. Nurangiza rero ahantu uri buze ahita uza hano hantu handitse SSE, sibyo? Dore aha hantu rero niho ibintu byose biri, niho ibanga ryose riri. Ngiye kuba nabereka rero uburyo ki wakoramo iyi video. Tudatinze rero, njye ntabwo nkunda kugira ngo video yanjye irinde. Uraza ujye hano hejuru handitsemo Snapchat, hano uri kuhabona, sibyo? Iyi link rero ugiye kuyitsiba, ngiye kukubwira kode uri bwandike na step uri gukurikiza, ubundi Stake VPN iri bukore, sibyo? Urandikamo uti 104 kadomo 26 kadomo 6 kadomo 12. Izi kode nizere ko rero weho wamaje kugira ukuri kuzibona, sibyo? Izi ngizi kode. Ikintu rero wahita ukurikizaho, kureba ko baduhaye ahantu henshi ho kuvivura, ariko hose ntabwo ariko turi buhavive, ahubwo tugiye guhitamo ahantu hamwe bariho tuvivura habugenewe. Uraza uvivure hano hasi, agire gutya. Nurangiza rero urahita uza hano hasi save, sibyo? Save bisanzwe. Reka rero dufungure data zacu turebe niba koko ibyo mbabwiye ari ukuri. Uraza uhita ukanda hano tayari, ngira ngo wamaje kubibona. Bareba ko Stake VPN yabaye connected. Rero hari abantu mubona ibintu bidakunze mugahitamo kubyihorera. Rero nujya ubona video idakunze ujye wandika muri comment uvuga ati ntabwo byakunze, nanagufasha, sibyo? Nanagufasha biramutse byanze, ariko nawe ugakoresha iyi Stake VPN. Icyo tuba tubiriyeho rero kugira ngo tubafashe ibintu ibyo ari byo byose. Ntabwo wakora content umuntu nayireba ngo bimunanire amufashe. Weho rero ujya muri comment wandike muti ndashaka ko umfasha, sibyo? Nzajya mpita njyewe ngufasha
bufasha bwose uzajya ushaka, sibyo? Ubwo rero tuzasubire muri yindi video twabanye muri iyi video muri ab'agaciro cyane, tuzagaruke tuje kuri